tubaye ikaze makuru yacu y'imikino twizere ko mumeze neza cyane muraba agaciro gakomeye cyane by'umwihariko abantu mwamaze gukanda subscribe bose muri abantu b'agaciro cyane nawe utarakanda subscribe turagusaba ngo kanda subscribe kugira ngo ibintu bigende neza cyane ujye ubasha kugenda ubona amakuru y'imikino agezweho mu gihe cyagenwe mu gihe uyakeneye nibwo uyabona rwose igihe uvuga ati nkeneye kumva amakuru y'imikino agezweho uyasanga kuri iyi channel yacu. Turagusaba rero ngo kanda subscribe kugira ngo inkunga yawe utugereho ubundi ibintu bigende neza cyane natwe dukomeze kugenda tubaha amakuru menshi kandi meza aryoheye amatwi kugira ngo mugende mumenye ese bimeze bite mu makipe yacu dukunda, yaba ikipe y'igihugu Amavubi tugiye kuganiraho aka kanya, yaba Rayon Sport yaba na APR zose tugenda rebaho tukareba ese bimeze bite muri aya makipe, bimeze bite byitwaye bite, tugacishamo igitoroshi tukamurika tukareba amakuru arimo agenda avugwa muri aya makipe. Turagusuje uherereye amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, mujyi wa Kigali, uherereye mu majyepfo n'abaherereye hanze y'u Rwanda rwose namwe ntabwo tubibagirwa, muri abantu b'agaciro cyane. Fata uyu mwanya ngo tubanze tubasuhuze kandi twizere ko mumeze neza cyane, abatameze neza namwe mwihangane bose mu gihe kiri imbere biragenda bimera neza cyane, ubundi ubuzima bukomeze ubugende neza cyane. Ikipe y'igihugu Amavubi irakina na Libya. Tugiye kureba amakuru ari kuvuga mu ikipe y'igihugu Amavubi, yaba ku mutoza bita Thorsten Frank Spitler, yaba kuri Djihad Bizimana, bose bagiye bagira amagambo batangaza mbere yuko u Rwanda ruhura na Libya. Rwose amakuru ni menshi cyane, amakuru ni menshi. Ikipe y'igihugu ya Libya yageze mu Rwanda ikora impanuka rwose, igonga moto ya polisi bayita Libya BBC yayo rwose, bavuga bati twakoze impanuka rwose tukigera mu Rwanda, bagonze moto ya polisi rwose. Libya ikora impanuka ariko bidakuraho ko umukino ntago byatuma umukino usubikwa cyangwa ngo wigizwe imbere, oya, ahubwo nta gihindutse uburyo bihagaze ubu ngubu. Ikipe y'igihugu Amavubi na Libya bigomba gukina kuri uyu munsi. Amakuru ni menshi cyane, harimo abasore bashya rwose mu ikipe y'igihugu Amavubi bari bamaze igihe batagaragara mu ikipe y'igihugu Amavubi. Hari umuvandimwe bita Rwatubyaye Abdul utakoze imyitozo ya nyuma y'ikipe y'igihugu Amavubi kubw'impamvu runaka zitagiye zitangazwa, bamwita Rwatubyaye Abdul. Undi muvandimwe nabonyemo rwose, undi mukinnyi nabonyemo ukomeje kugenda atungurana no bita Tuyisenge Arsene nawe rwose arimo ameze neza cyane. Manditsiri nyuma yo kugira imvune ikomeye cyane yagarutse ameze neza cyane. Abantu bari kwibaza ngo ese ubita Nigena Kirema cyangwa Manditsiri nindi uri ukibanzemo? Icyo ni ikibazo turi kwibaza. Ubona uwo bita Manditsiri na Nigena Kirema ari undi ukwiriye kubanza mu kibuga ikipe y'igihugu Amavubi, ikipe yacu dukunda? Ubona ari ukwiriye kubanza mu kibuga kugira ngo ibintu bigende neza cyane, ubundi tube twabasha kugenda tubona intsinzi kuri Libya. Muzi ibyo yari dukoreye hariya rwose. Libya yakiriraga Cote d'Ivoire,